Ibihe byiza wo ukunda gukurikirana biri hanze kabiri, ndagushimiye kandi nguhaye ikaze. Yesu we! Ni mu karere ka Nyanza aho ku kigo Joyeuse yizeho hakaba harabaye amahano y'amarorerwa akomeye cyane, ndetse yaje kugiraho benshi ingaruka. Bamwe mu bana b'abanyeshuri, bamwe mu barimu bakwiye kwita ku bana b'abanyeshuri, bamwe mu barimu bo muri iki kigo bakwiye kwita ku bijyanye n'imirire bagaburira abana b'abanyeshuri, baje gukora ibara rikomeye cyane. Amwe mu mafunguro abana b'abanyeshuri bakoresha barya cyangwa se bafungura, aho kugira ngo bayabagaburire bafashe umwanzuro wo kubigurisha. Kenshi na kenshi ku bigo bitandukanye byakunze gutungwa agatoki bamwe mu barimu cyangwa bamwe bashinzwe kugaburira abanyeshuri, bakajya aho kugira bagaburire abanyeshuri bakigurishiriza ibiryo. Ababyeyi bakunda gutanga amafaranga menshi atandukanye kugira ngo abana babo ku bigo by'amashuri babeho neza cyangwa barye neza. Abanyeshuri bakunze gutunga agatoki bamwe mu bakwikwi cyangwa bamwe mu batetsi ko babatekera ibiryo nabi, rimwe na rimwe ngo banabijya bikabagwaza mu nda. Bivugwa ko iki kigo Joyeuse nawe yakizeho, kandi hari amwe mu magambo nawe yatangaje avugaho ku byamubayeho kubera ko nawe yakizeho. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri no YouTube channel yanjye, making sure niba wakoze subscribe, numara gukanda subscribe ukande no kukazogera kugira ngo video y'ubutaha cyangwa inkuru y'ubutaha uzajye ubonera ku gihe. Imana ikumpera umugisha wowe ukanze subscribe ugakanda no kunzogera. Joyeuse akimara kumenya aya makuru ko nawe kuri icyo kigo ngo habaye iyo mahano, yagize amagambo atangaza agira ati: nibyo koko hari igihe twajyaga kurya ugasanga ibiryo twariye bituguye nabi, yewe si ukurya gusa birutwa no kutabirya bitewe n'uburyo byabaga bingana ari duke cyane. Iyo uri umwana w'umukene ukajya kwiga mu kigo nka kiriya, ntuhage, ingaruka zikugiraho ntiwiga neza kuko mu nda nta kintu kirimo ntiwakwiga. Benshi mu baturage cyangwa mu babyeyi b'abana bafite abana kuri ibi bigo batunga agatoki abarimu cyangwa se ababishinzwe, bavuga ati kuki abana bacu batarya ngo bahage, kandi buri munsi mudutumiza mu nama ngo dutange amafaranga ndetse ngo abana babone ifunguro rihagije. Ibi byo ngiye kukubwira byo ni amahano akomeye cyane. Bamwe mu barimu bashinzwe gutekera abanyeshuri cyangwa se bashinzwe ibyo kurya bagaragaza imibare mikeya ndetse kandi hinjiye myinshi n'ibiryo bitandukanye biba biri muri stoke. Kumbe ibiryo biba byagurishijwe abana bakishwa n'inzara, ndetse bamwe bagasiba n'ishuri ugasanga barwariye mu madoro. Banyita Joyeuse koko iki kigo nakizeho, ndetse nakizeho igihe kitari gitoya kuko nagiye niga mu wa mbere mvangarukira mu wa kabiri sogonderi. Urumva ko ibihembwe bibiri bihagije. Kuba namenya amakuru y'ahangaha biroroshye cyane kuko narahize, inzara yarandiye ndetse kandi narihanganye. Ariyo mpamvu navuye no kuri iki kigo bitewe n'inzara ihaba cyane. Twamaze igihe kinini cyane twumva saga z'abarimu wenda batanga uburere bubi, ariko uyu munsi ho byageze mu kurya, byageze mu nda. Abikundira iki kigo rero muraba muri hafi mwumve uburyo bamwe baregisa ibiryo abanyeshuri bagakwiye kurya, bigatuma bamwe mu bana b'abanyeshuri nabo basimbuka ibipangu bakarya hanze. Bamwe yemwe ngo bacunga muri weekend bakajya kwibonanira n'abasore hanze bitewe n'inzara ibajya yabariye, bagakora umwuga w'uburaya kandi bitemewe. Ibaze wa mubyeyi we, wowe ufite abana wajyanye ku ishuri, umwana wawe urabizi neza ko ari kwiga ariko ntuzi ko arya neza, kandi utariye ntago yakwiga, wafata ute? Buri munsi twumva inkuru zitandukanye, ariko iyo bigeze mu kurya shiraho akadomo. Burya inzara iri kukurya nta kintu na kimwe wakora. Bivugwa ko impamvu mu ntara zitandukanye nk'izi zo mu majyepfo, za Muhanga, Ruhango, i Nyanza, hakunda kumvikana abana b'abanyeshuri bamwe baba batwaye inda. Bivugwa ko benshi baba babitewe n'inzara kuko ngo ku bigo baba bigaho ntabwo bariye ngo bihagije ngo bahage.
akaba ari byo bibatera intandaro zo kwishora mu buraya, bakaba baterwa inda kandi ari abanyeshuri, yewe bamwe bagerageza no kuzikuramo zikabahitana. Muhora mwumva amakuru hirya no hino y'abana b'abanyeshuri batwitira ku bigo bitandukanye. Iyo ubabajije cyane cyane ikintu cyabibateye, bakubwira ati ikigo cyacu kirarira pe, kiracunga, gifite umutekano, ariko ku bintu bijyanye n'imirire, gufungura ni gake cyane umuntu ahaga. Aribyo bidutera rero kuba twajya kwishakishiriza hanze, tukaviramo bino bibazo nk'ibi ngibi biba byatubayeho. Umwarimu yigiriye inama aravuga ati reka nkore agashya, acunga muri sitoke abona bagemuye kuri uwo munsi. Yaje ngo kuvugana n'umuntu wo hanze ushinzwe umucuruzi, ati ndakuzanira iboro, undi ati nanjye nditeguye. Ubwo uyu mwarimu ngo yaje kujya muri sitoke akuramo ibyo yifuza, bimwe mu biryo mu bana b'abanyeshuri bagakwiye gukoresha, ajya kubigurisha. Gusa muri uku kubikora burya ngo uwububa abonwa n'uhagaze. Yaje kubonwa n'umwe mu bantu bo muri iki kigo, abigira ibanga ariko arya ababikuriye muri iki kigo ko yagurishije ibintu. Aribwo inkuru yasakaye ndetse uyu mwarimu akaba yaranafashwe. Yewe bivuga ko iyi diro atayikoze ndetse ari umwe, kandi ndetse ibyo yagurishijwe bikaba byaragarujwe bigasubizwa mu kigo, ndetse n'ababikoze bakaba barabihaniwe. Gusa ibi bijya bibera abantu bose isomo, kuko niba uri umudiregiteri w'ikigo cyangwa ukaba uri umwarimu, ntabwo icyo kigo ujeho aricyo kizagukiriza ubuzima bwawe bwose bakupfuye, kuko uje gutanga uburere, ntuje gusahura uburere. Kuko benshi bitwikira ijoro bigize abarimu beza ngo batanga ikinyabupfura, kandi wapi, ari uburyo bwo kugira ngo babeshye, ahubwo bibe ubwenge bw'abandi cyangwa baboneraho gukora urugomo barabuze aho barushira. Yewe bamwe mu bana b'abanyeshuri hari nuko ngo banga kwiga, bamwe bagatoroka ishuri ntibige ngo amashuri ngo bayarangize, ndetse bakitahira bitewe nuko baba bari kuribwa, nawe ari wowe ntiwakwiga ushonje, kuko baba babahaye uturyo dukeya. Kandi iyo bageze mu rugo bakababwira ababyeyi ko batariye cyangwa bariye ibiryo bikeya. Gusa aya makuru akimara kumenyekana, hari icyakozwe ndetse abakurikiranywe barukurikiranwe, ndetse bongererwa n'ibiryo. Akaba abanyeshuri bishimye cyane bavuga ati harakabaho umuyobozi wacu Paul Kagame, ndetse uba waduhuhiyemo akadushiramo imiyaga, buri kimwe cyose kikabonekera ku gihe. Gusa ibigo nk'ibi ngibi byo kujya bitegereza ko baza kubirebera cyangwa se babicunge, kuko ni ikosa, kuko ibi bintu bituma abana b'abanyeshuri batiga neza, kandi ko batiga neza ni nako tuzagera hanze bamwe mu bisambo cyangwa se mu bantu batize babuze akazi bitewe n'uko bacikirije amashuri yabo hakiri hafi. Kandi ibyo byose bigira ingaruka ku mwana w'umunyeshuri wese yacikishije amashuri hafi, atize neza, ntamenye gusoma. Urumva muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda byaba ikibazo.